iyo mbarebye mu rubyiruko mufite imbaraga ariko natwe dufite byinshi tubategerejeho cyane cyane ubu twinjiye cyangwa se dukomeje urugamba rwo kujya muri gahunda ya byikorere aho umuturage twumva ko umwanya atakaza agahagaze imbere y'ibiro by'akagari ibiro by'umurenge yaka serivisi nabasha kubyikorera umwanya atakaza agahagaze imbere y'ibiro uwo mwanya azawukoresha akora ibindi bikorwa bimufasha kwiteza imbere. Ikindi mbasaba ni ugukomeza no gukomera ku bumwe bwacu. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Muzaba intangarugero, gukunda umurimo, kwitanga, indangagaciro nyinshi muzazibonera hano, ariko ndifuza ko mwazaba bandebereho. Iri torero rigamije guha no kongerera ubumenyi intore mu ikoranabuhanga kugira ngo barusheho kwigisha abaturage ubumenyi bw'ikoranabuhanga ariko bufite n'indangagaciro na kirazira kugira ngo dufatanyirize hamwe kubaka u Rwanda rwacu. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2011 His Excellency arimo asoza itorero rya bagitifu b'imirenge yaravuze ati nta shuri nzi ryaruta itorero. Mbanje kongera kubashimira ko mwitabiriye iri torero muri iki cyiciro cya 4 cy'itorero indashyikirwa aho mugiye guhugurwa nk'intore by'umwihariko mu ikoranabuhanga. Birashimishije ko dufite ubwitabire bukomeza kuzamuka by'umwihariko mu gice cy'abari n'abategarugori. Uru rero ni urugendo rutangira mufite inshingano zikomeye zo kugeza ubumenyi mu ikoranabuhanga ku baturage hirya no hino mu gihugu. Kugira ngo mubigereho mugomba kugira ubushobozi, murasabwa kugira umurava n'indangagaciro z'ubutore. Rero mu izina ry'ubuyobozi bw'ikigo RISA ntangarije mwe mwese turi kumwe ko iri torero ritangiye ku mugaragaro kandi turabifuriza kurigiriramo ibihe byiza. Mukomere ku nshingano, mukomere ku bumwe bwacu nk'abanyarwanda kandi dukomere ku ruhembe turiho rwo guteza imbere u Rwanda binyuze mu ikoranabuhanga.